Yo urabizi se niyori imigambi zo bakomeje kuba bazipanga ku ruhande. Yves akomeje kuba yagambanira urukundo rwa Niyo ndetse na Nyambo, ndetse Yves akomeje kuba yashaka izindi mipango zatuma atandukanya Niyori na Nyambo, ndetse na Gahima nawe akomeje kuba yashakisha amakuru ya date ku ruhande nimba akundana na Niyori, ndetse na Jojo nawe Tereza amaze kumuha ukuri kose k'umugabo atari uwo kwizerwa. Tereza amaze guha ukuri Jojo ko atagomba kuba yizera umugabo we Gahima ko nta kintu atakora. Ese Jojo none ibaze amaze kumenya neza ko Gahima muca inyuma, Jojo yakora iki? Ese ubona Jojo yahagarara akarebera? Jojo turabizi ko yahoze ari umuntu w'umunyamushagwa hatari. Jojo turabizi ko ari umuntu wahoze atavugirwamo, kandi Jojo turabizi ko buri kimwe cyose yagikora ku bwa Gahima. Ese guys, date mu rukubona agifite amahirwe yo kuba yahura na Gahima? Turabizi uburyo Gahima nawe yatangiye kuba yakunda date. Turabizi ko na Gahima nawe yatangiye kuba yiyumvamo date. Ese Gahima yaba agiye guta Jojo akaba yisangira date bakabana? Ese byaba bishoboka ko Gahima yavuye kwizima ko urukundo rwo kunda Jojo? Ese guys, mubona Gahima yabakoze igikorwa cy'abagabo? Gahima atandukanye na date na Jojo yabakoze igikorwa cy'ubutwari, kandi turabizi ko uburyo Jojo nawe akunda Gahima turabizi ko atapfa kumureka. Guys rero turabizi ko filime yacu Ibanga muyikunda, kandi ndagusaba kugira ngo tube twakomeza kuganira kuri filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire, maze tukomeze tugenda mu bindi bikorwa byose mba ndi kukubagezaho umunsi ku munsi. Kandi cyane cya kabiri ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu umva kuri filime yacu Ibanga. Niyori we akomeje kugendera mu mandazi nagaza ikipe yari gukina nayo. Niyori akomeje kugendera ku bintu Yves ari kuguma kumubwira kandi atazi umugambi wo Yves amufiteho. Yves amufiteho umugambi wo kuba yamutandukanya na Nyambo, kandi na Nyambo nawe Yves akomeje kuba yamwikururaho akamugira inshuti, kandi tuzi uburyo ashaka kuba yamuhemukira akamutwara Niyori. Niyori ubu ngubu tuvugana bagiye kuba bamutwara i Kigali ajye kubayo, kandi tuzi uburyo nawe ataba yifuza kuba yajya i Kigali akorera amafaranga, kandi turabizi ko ibi byose Yves ari kubikora kugira ngo abe yabatandukanya. Ese Niyori yaba afite amahirwe yo kuba yongera akaba yabagumanye na Nyambo? Ese mubona Niyori nawe aramuka agiye i Kigali, ubona hari amahirwe ufite yo kongera kugaruka akongera agakundana na Nyambo? Guys rero turabizi ko Yves noneho yahize ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo Niyori abe yamutandukanya na Nyambo. Turabizi ko Yves yamaze gufata imyanzuro ko icyo ari cyo cyose kiratuma Niyori atandukana na Nyambo karagikora. Ubu ngubu tuvugana Yves atangiye guhemuka kubera umukobwa umwe, Nyambo. Yves atangiye guhemukira buri muntu wese kubera ko akunda Nyambo. Ese murabona Yves ibikorwa byawe ari gukora ari ibikorwa by'abagabo? Ese Yves murabona imyanzuro ari kuba yafata ari imyanzuro mizima? Ese Yves mubona igikorwa cyari gukora ari igikorwa kizima cy'umuntu mukuru ndetse w'umuntu w'umugabo? Guys rero turabizi ko Yves nubwo akunda Nyambo ariko amukunda urukundo rubi, amukunda urukundo rwo kuba yahemuka. Turabizi ko Niyori nawe nubwo akunda Nyambo, turabizi ko ibintu byo guhemuka atabigeraho. Igikorwa cyo guhemuka turabizi ko Niyori nawe atapfa kuba yakigeraho. Guys rero niba uri umukunzi w'Ibanga, w'icyo ngusaba no kugira ngo ntuze kuri episode ukurikira filime yacu Ibanga. Icya kabiri ngusaba ni uko wanakora subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi tugakomeza tukagenda mu bikorwa byose tuba tukagezaho umunsi ku munsi. Guys rero turabizi ko filime yacu Ibanga muyikunda, kandi buri muntu wese uyikunda yambwira. Ese kuri umukunzi w'Ibanga wifuza ko Niyori yatandukana na Nyambo? Ese ubona Niyori noneho yongeye gutandukana na Nyambo, filime yacu Ibanga wongera kuyireba? Ese filime yacu Ibanga Niyori atandukanye na Nyambo wongera kuyireba uri gushakamo iki? Guys rero ndagusaba ibitekerezo byanyu muri umukunzi w'Ibanga.
ndagusaba kugira ngo wanakora subscribe maze tukomeze tugende mu bikorwa byose tukugezaho umunsi ku munsi. Kandi muri umunyamuryango icyo ngusaba no kugira ngo ube waba uwitanga kuri filime yacu Ibanga. Guys rero Niyori wari mu marira, Niyori nagaze ikipe ari gukina nayo, Niyori nagaze inzira zagiye kunyuramo nimba zizamugezayo amahoro. Yves nawe akomeje kuba yaserebura kubera ko agiye kuba yasigarana Nyambo mu cyaro wenyine nta nundi bari kumuhatanira. Yves akomeje kuba yishyira hejuru kubera ko ubu ngubu tuvugana agiye kuba yafata Nyambo amugira uwe burundu nta nundi n'umwe bari kumurwanira. Nyambo nawe ntagaze agakino ko barimo we na Niyori. Nyambo ntagazi ko Yves ari kumwikururaho kubera ko ari kumukina. Ese Nyambo namara kumenya ukuri kose ko ibi byose byo Yves yakoze yari ari kugira ngo ambe yamwiyegurira. Mubona Nyambo Yves hari amahirwe afite yo kongera ko yamuvugisha. Ese Nyambo mumaze kubona ko Nyambo amaze kumenya neza ko ibintu byose byari guca mu byo kuba yatandukana na Niyori n'ibiki byose ari Yves bibiri inyuma. Ese ubona Yves afite amahirwe yo kongera kuba yavugisha Nyambo bigashoboka? Turabizi ko Yves namara gufatwa buri gikorwa cyose yagiye arakora kuri Nyambo turabizi ko kizaba gipfuye ubusa. Turabizi ko Yves namara gufatwa turabizi ko azaba asebeye mu ruhame. Turabizi ko Yves nta kindi kintu azongera gukora ngo we bacyumva. Turabizi ko Yves nubwo abantu bose bamukunda turabizi ko Yves atari umuntu mwiza wo kwizera. Yves turabizi ko akora buri kimwe cyose kugira ngo abe yatandukanya Niyori na Nyambo. Ese Yves mumaze kubona ko namara kumenywa ko ari ubiri inyuma bino bintu byose mubona afite amahirwe yo kongera kuba yavugisha Nyambo? Guys rero Kiramani we nawe akomeje kuba yahatanira urukundo rwe ariko byakomeje kuba byagorana. Kiramani akomeje kuba yahatanira Queen kugira ngo abe yamubona ariko nawe bikomeza kugenda bimugora gake gake. Turabizi ko Kiramani yemera Queen byadanje kandi twamaze kumenya ukuri ko Kiramani ashobora kuba afite ahantu hahuriye na sheri wa Queen. Twamaze kubona ko Queen ari kujya guhamagara umukunzi we, Kiramani akabanza ashira akadege muri telefoni ye. Ese guys wowe kuri umukunzi Ibanga ubona biriya bintu byo Kiramani yakoze bisobanuye iki? Ese Kiramani yaba ari we mukunzi wa Queen w'Ibanga? Ese Kiramani yaba yarabikoze? Ese Kiramani yaba yarashimuse umukunzi wa Queen akamwaka telefoni ye? Guys rero ukubona filime yacu Ibanga nanjye niko nyibona. Wowe icyo ngusaba ni ukugira ngo nuze kubura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga kugira ngo tuze tukugezaho ibikorwa byose biba biri guca hano kuri VNK Empire. Kandi icyo ngusaba ni ukugira ngo ube wakora subscribe hano kuri VNK Empire, buri gikorwa cyose kiri kunyura hano kuri VNK Empire ugikibona utarenze waruha. Guys rero turabizi ko filime yacu Ibanga muyikunda kandi namwe mukunda Ibanga murabizi ko tubakunda cyane. Icyo tuba tubasaba ni ukuba mwakurikirana ibikorwa byose biba biri guca hano kuri VNK Empire cyangwa se episode ari yose filime yacu Ibanga nijye kugucika kugira ngo ujye wungukiramo ubutumwa bwinshi buba buri guca muri filime yacu Ibanga. Guys rero icyo ngusaba niba ukunda Ibanga ndetse ukabona ashishikajwe no kuba watanga umusanzu wawe hano kuri VNK Empire, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe nurangiza unasharinga kuri bagenzi bawe bake ufite nawe babashe kubona ubutumwa bwiza muri filime yacu Ibanga. Kandi ikindi cya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe niba uri umukunzi w'Ibanga, ukaba wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese wifuza ko Niyori na Nyambo batandukana? Ese ubona batandukanye filime yacu Ibanga yongera kubonera? Ese ubona noneho Gahima ndetse na Jojo batandukanye ubona filime yacu Ibanga hari ahantu yongera kuba yajya? Ese filime yacu Ibanga wongera kuyireba abo bantu bavuyemo? Guys rero biragoye kugira ngo filime yacu Ibanga wongere kuyireba mu gihe zino miryango ibiri zongera gusaba bazatandukanye. Icyo ngusaba no kubagira inama Niyori ikintu yakora kugira ngo abe yongera kuba yagumana Nyambo burundu ndetse kuba yamugumana iruhande rwe. Guys rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo. Icyo ngusaba no kuba wakora subscribe maze tugakomeza tukagenda muri ko byose turukora umunsi ku munsi. Kandi ntagutindiye twongere duhe kundi episode kurikira ndabakunda cyane muri Abantu b'Intwari.